Mafia. abandi bantu batari muri mike cyaka abakameramani Oya uyu mureke. ndabanira Siko kutakiriza moko yokoresha. So Bruce, mbere yuko wicara rero, Bruce mbere yuko wicara mu kanya twari tumaze kumva The Ben aduha karibu ahangaha, ariko noneho nakanya kugira ngo imba mutima zawe kano kanya mu rwego rwo gusuhuza n'abadukurikiranye bose ikikuri ku mutima kuri uno munsi w'amateka. Mumeze neza? Naje hano kugira ngo tubashe kuganira kubijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya mbere. Musanzwe mubizi gisanzwe kiba, hanyuma iby'imiziki nibyo tuzi, nibyo dusobanukiwe, nibyo dukora. Witegura ibintu byiza. Wamutano rono wa Bruce Melody ndiyo igitangaza. Now kano kanya rero munyemerere kugira ngo tumanze duhe cyangwa dukeze abafatanyabikorwa bacu. Mu by'ukuri reka mpere rero kuri Airtel. John, can you please come along and say something? Mugihe niyo groove yari hari Icyambere ndi umunyagihugu kandi bikunda sana iyo Kigali ishyushye, bifite aho bihuriye n'imimerere yanjye isanzwe. Genda umuntu wishimira kubona ibintu bigenda neza. So The Ben na team mbona ni byiza kubera ko urubyiniro rutinzeho, ndumazeho iminsi, buriya ni naho nkorera ibintu bikomeye cyane. Ntabwo njya nterwa ipfunwe no kuvuga ko ndi umuhanzi ukomeye wa mbere, sibyo? Hanyuma icyo ngicyo gituma igihe cyose mpamagawe ntagira ubwoba bwo gukora ibintu nzi gukora neza kurusha ibindi. Ni nabyo nzakora ku itariki ya mbere. Murakoze. maze rero mubongera amashyiriro Bruce Melody n'ukuri. Now to the members of the press, itangazamakuru cyangwa abo tugiye kuganira, niba hari ibibazo bikeya twacamo aragiye kudufata Joshua hano. Joshua, twigereze mikoro ku banyamakuru. Nongere mbasaba ikintu kimwe, niba umuntu yabashije ikibazo nta mpamvu yo kugisubiramo kugira ngo twisubiremo, ni kimwe, nta muntu urenze ikibazo kimwe. Please, thank you so much. Twegere rero
press members kugira ngo batangire babaze. Time for the press to say or to ask questions that they will to ask her. Alright, ladies and gentlemen, thank you so much. Uratubwira uriwe igitangazamakuru cyawe n'ikibazo urakoze. Yego. Ariko n'abandi bari hano mu mpande turajya mu myanya yateguriwe abanyamakuru. Nta kibazo kiri buze guturuka hano mu mpande kuko harimo abafana b'abahanzi bacu. Abanyamakuru turajya muri uriya mwanya. Imbere ya mbere mu gihugu dufite cyane kuko nzi no kuvuga mu bitandukanye. Sindi kubaze ngo witeguye gute bino concert cyane akazi kandi ukuririmba nk'uko bivuga. Ahubwo iri atariki stage performance yawe rusange ndaboko izabigizwe n'iki. Murakoze. tugerageze tubaze ikibazo kimwe gusa kuri buri muntu. Reka tubafashe bajye basubiza mbere y'ibindi kugira ngo batabyibagirwa. Ngira ngo Deben Thank you. Ngerageje gusubiza ikibazo cya Janvier. New Year's Group nkuko twumva za Afro Nation, twumva za Lollapalooza, ni concept ingarukamwaka. Hari n'igihe izajya ibaho simbe ndi n'umuhanzi uzayirimbamo, ariko tukazana igamije muri make igamije kuzana umunezero, ibyishimo mu mujyi wacu wa Kigali, ndetse no kugaragaza amahanga ko iwacu ari ibintu byose bibera. So ni yacu, ni twe ba founder bayo, ariko ntabwo igamije kureba The Ben gusa, izajya yivuga abahanzi batandukanye mu myaka uko igenda izamuka, kandi I promise you ko izaba iri very special each and every year. Thank you. Alright, The Ben, stay there please. Bruce, hari ikibazo ngira ngo wakwegera nawe kutubwira icyo Janvier yarabajije. Janvier yarabajije impamvu ya hashtag. Reka ndabimusubiza muha nk'urugero, nkunda gukoresha ingero muzajya mubyihanganira. Turi igihugu gitoya gikikijwe n'ibihugu binini bya hatari, ariko kubera ko tuzi abantu turabizi neza ko turi abambere. Ushaka igisubizo aho ngaho uraza kubyumva. Hanyuma ibijyanye n'imyiteguro, mbere na mbere I like the idea yuko The Ben twaprochinze, kandi ubundi igitaramo gisanzwe kigenda neza mu mitegurire, mu bintu byose. Nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye nk'umuhanzi w'umunyarwanda. At the end of the day twese turabahanzi b'abanyarwanda, nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye ndetse no kubashimisha kuko rimwe tubikorera abafana. Rero niteguye neza, nubwo wavuze ngo ntiwambaza uko niteguye. Oya, niteguye neza, muzabibona kuri uwo munsi. Alright, thank you so much. Murakoze. Nitwa Emi nkorera igihe. Iki kibazo ndifuza ko bose bakinsubiza, abe Bruce, abe The Ben. Uyu munsi iki gitaramo ni kwa gushyamirana kurangiye burundu cyangwa ni igitaramo kibahuje nka business? Murakoze. Actually, twembe. By honest, ni igitaramo gihujwe no kugira ngo duhe ibyishimo abanyarwanda. That's what you guys deserve. Ndumva ariko ntabwo usubiza right now. You deserve umunezero tu. Ngewe nagisubiza mu buryo bubiri. Abafana ntabwo bajya babura kutugereranya, ubwo mu yandi magambo nabyo ntibyabura, competition ntabwo yabura, kubera ko bikorwa namwe kandi rimwe bacu. Icya kabiri ariko umuziki nikomeze, niko bigenda, niko bihora. Hanyuma rero bikarangira ari ibyishimo kuko twe turi entertaininga, ntabwo dushwana. Yes sir. Yeah. All right. So ni inkuru ihiri igihe. Yiyise number 1 muri game, ariko nje I'm one of a kind. Yeah. So we'll see. Ikindi cya nyuma nakongeraho yarabajije ni imyambarire yasengeranye y'ubururu niyo Bruce yambaye. So ndumva ari icyo nagusubiza kabisa.
ngo komenti ya Bruce nawe ku cyo yari yabajijwe. Ntabwo nibuka bambaza banza tutari njyewe bari babajije ariko rubishobora Jane ubajije abajije n'abo twakuranye. Ntabwo numva mfite comment narenza kuri ibyo ngibyo, ahubwo ikisengera icyo wenda ubanza umusaza nawe utitegereje neza ubu munsi doze mu ikoti. Murakoze. Alright, turabona ibindi bibazo nka bibiri ubundi dusoze gahunda yacu rero ngira ngo Joshua dufashe. Arayifite? Okay. Murakoze, nitwa Freddy Musoni, umunyamakuru wa muri Detroit. Okay. So ikibazo cyanjye batubwira ko ari kimwe nacyo reka nyibabaze bombi. Iki gitaramo umuntu arebye uko kimeze mu myaka 3 ntabatekereza ko ibintu bizaba, kubera ko kuri social media hose hari icyitwa amakimbirane. Umuntu yavuga ko ni ibintu byiza mu bucuruzi kugira ngo umuntu akore beef kugira ngo azabibyaze umusaruro, bikaba nawo umusaruro wa none, cyangwa ni ibintu bibi gukora beef muri abahanzi ku buryo bwo iki gitaramo ari nko kwiyunga, kwereka abantu ngo twiyunze. Donc mwashishikariza iki barumuna banyu, kubera ko muri babiri navuga ngo umuntu avuze ko muri abambere ntabwo yababeshya, buri umwe mu mbonezi. Murakoze. Nuba bakibaza abafana kuko ngira ngo babaza ati bya byiza gucreatinga beef, so nuba ngiye ntacyo nasubiza. Njyewe nakosora imvugo y'amakimbirane, ntabwo nigeze nkimbirana n'umuntu. Ubanza ari n'ijambo riva mu Giswahili harimo gukimbira. Ntabwo nigeze ngirana amakimbirane n'umuntu n'umwe. Hanyuma rero buriya amahirwe y'inkoko ntabwo ariyo y'inyoni. Nta n'inama nagira umuntu ngo akore nk'ibyo nakoze igihe abona atari byiza, ariko ubona bikubereye, ubona wabibasha wabikora, kubera ko iterambere nyine n'urugendo n'urugamba. Murakoze. Alright, ikibazo cya nyuma y'ikibazo cya nyuma rero turaza gusaba our partners and sponsors kuza kuri stage kugira ngo tuze gufata ifoto nziza ubundi dusoze gahunda yacu. Ijambo ryawe. Murakoze. Akayezu Jean de Dieu. Ikibazo mfite ni ikireba abahanzi bacu, ariko murabwana biye ikireba abahanzi bacu ariko kinareba n'abafatanyabikorwa. Nkeka ko usibye nkeka ko iyo event ya mbere cyangwa se igitaramo cya mbere tugiye kubona mu kampani zingana gutya nini mu gihugu zihurira hamwe zikavuga zitereka tuzana amafaranga tuyashora mu muziki cyangwa se tuyaha abahanzi bacu. Bruce Melody, ibi bintu kuki wowe ubona byaratewe n'iki kugira ngo bibe byarategereje iki gihe cyose? Ubona DBN ikaransubiza kubera iki byatinze gutya? Iyo murebye nk'abantu baba mu muziki bawukora bawushoramo amafaranga, ubona byaratinjwe n'iki? Ubwo kampani zacu ziratubwira kubera iki uyu munsi ari bwo mwese muziye rimwe, muratubwira niba biri bukomeze gutya. Murakoze. Mu ijambo rimwe, bari bategereje ko abantu babiri babikwiriye bahuza imbaraga. Turi abahanzi bakuru twembi. The Ben n'umusinya murabizi akora umuziki neza, kandi nanjye imiseke igoroye iyo bigeze kuri iyo ngingo. Rero abaterankunga, impamvu byafashe igihe wenda nuko izi mbaraga zari zitarajya hamwe, ariko uyu munsi ziri hamwe, kandi bikanadufasha gutera imbere nk'uruganda twese uko tungana. Murakoze. Okay, harakoze cyane rero ngira ngo Bruce bivuze neza, ariko ndumva ikintu nakongeraho ni intangiriro y'ibindi byiza biri imbere. Bigaragara ko abaterankunga bacu cyangwa se abapartner bacu cyangwa se izi companies zikomeye BK, Bralirwa, Airtel, Engine n'abandi benshi nyabona ari busiku nonaha basobanukirwa what we are bringing ku meza y'umunezero w'abanyarwanda. Ni if I may say so. Nothing else, just to thank you maybe. Murakoze cyane. All right. Atende kabisa.
nakabaragiye already ibintu bitatu ukundira The Ben ni ibi none se si yabasuje ku itariki ya mbere se uzajya kumureba se n'amatike kandi mukorera amafaranga nimukorera amafaranga muzagura igitabo muzagura itike